menye kutarobanura ubutoni uwangukiranukiye wese uramwemera ineza yawe nyinshi yamenyekanye ku isi hose ku ivuko y'iwacu naho bararirimba banezerewe ningerayo nzababwira ya mirimo zaririmba rwa rukundo wanyeretse uko iminsi hayindi sinzibagirwa. Right, nkuko musanzwe mubizi ubu ngubu turi ku Butare Media nkuko mubibona uyu munsi twabazaniye umuntu udasanzwe ni special one ni umuntu nkuko mubibona arasa neza of course asanzwe aririmba akora indirimbo zitandukanye araza kutubwira uyu munsi rero ntabatindiye mureke tumubaze mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Amazina yawe bakwita gute? Amazina ni Uwamahoro Ines. Ines rero ngira ngo twagusuye nyine ahantu wibereye uri kuganira natwe ku Butare Media ngira ngo usanzwe dukurikirana nago ari ibintu bigize uyu munsi rero twaje kukwegera nk'umuhanzi ufite impano yiwe usanzwe uririmba uyu turagira ngo utangire uririmbira abakunzi bacu ku Butare Media bumva uburyo uririmba ubundi dukomeze tuganira. Yego murakoze. Gabi uyu murimo ni nawe ukomeza muri nge Gabi uyu murimo ni nawe ukomeza muri nge uko yaje ambatura mu bubata bw'icyaha. Wow, ngira ngo urabyumva neza ko umuntu dufite ahangaha azi kuririmba cyane, singing like an angel. Ngira ngo kuririmba kwawe ubikomora he? Uba muri korali? Kuririmba kwanjye bikomora ku babyeyi. Mama wanjye azi kuririmba cyane. Mama wawe yari umuhanzi se? Kuririmba bisanzwe mu rusengero akaba bizi ako n'ubu ngubu mba muri korali niho mbikora. Okay, hanyuma se nk'umuntu kubonye ku Butare Media waba ufite indirimbo zawe bwite indirimbo turirimbiye ni yawe? Ya akanga ndirimbye nako nari ndikugerageza gukora ndikugenda mbyiga ndebe ko bizavamo. Wow, bizavamo nanjye ngo ayikizere in the name of God nziko bizacamo. Urumva uririmba neza ufite ijwi ryiza unasa neza by the way abadukurikiranye barakubona. Hanyuma se waba ufite gahunda yo gukomeza umuziki ukaduha indirimbo zigiye zitandukanye ufite gahunda yo gusora video se wese bimeze bite? Ya iyo gahunda yo ntago yabura mu mutima ni ibintu nkunda gupanga cyane bizagenda biza. Twitega indirimbo yawe ryari? Next year ko ari kera. Nzagerageza nyine impamvu mvuze next year nuko hari igihe umuntu ahora na bimwe bituma adakora nkuko bikwiye niyo mpamvu mbihereza igihe kirekire kugira mbikore nitonze. Hari ibintu uhura nabyo bituma udakora nkuko bikwiye ariko nyine ubu ngubu aba producer barahari aba director ba video barahari ndakeka ikwende ikibura byaba ari ubushake cyangwa se ikindi kibazo waba ufite impamvu tuzabutana indirimbo tubwire nta kibazo. Turi ku Butare Media abakunzi bawe ndabizi neza bazareba ikiganiro n'abakuzi abantu basanzwe bakuzi n'abandi batakuzi bagiye kukubona bazi ko bumvisha uburyo uririmba uraza kongera kuturirimbira n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Kubera iki utaduha indirimbo ngo kubera iki nta ndirimbo zawe tubona ubu ngubu? Muraje muzibone vuba vuba zizaza tu. Waba se ufite indirimbo zingahe? Iriya wanditse gusa? Iriya gusa ndatekereza gukora izindi vuba. Hari akandi karirimbo kari hafi se waturirimbira abakunzi bawe kugira ngo bagume muri mood? Kari hafi? Yes. Niyo yaba atari yawe nta kibazo ukaturirimbira. Imirimo yawe
imuharire imigambi yawe izakomezwa ikintu cyose ifite iherezo Uwiteka yakigeneye imirimo yawe imuharire imigambi yawe izakomezwa ikintu cyose gifite iherezo Uwiteka yakigeneye rambura amaboko twe dushime uwadukunze rambura amaboko twe dushime uwadukunze yaje mw'isi umubabaro yaje mw'isi umubabaro wow this araririmba umuntu agasheshera umeza ngira ngo mwamwumvishe ngira ngo mwumvishe ko ibintu aririmba adashakisha niki wasaba abakunzi bawe bakureba nako abakunzi b'Ubutare Media bakubona hano kuri televiziyo yacu ubu tuvugana kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo tukubone nawe uririmbe tubone indirimbo zawe zagiye hanze ijwi ryawe ryiza ryagiye muri studio bakamasteringa ukaduha indirimbo yuzuye neza ikajya hanze na video urabasaba iki bundi dukora iki ya murakoze ikintu nabasaba no gufatikanya nanjye ufatikanya mu buhe buryo ngira ngo wakwaturuka tubwira ngo munshigikire se mfite platform iyi muze muyirebe mfite ikibazo kiniki mumfashe wenda mu masengesho mu ntera inkunga iri financial wenda nta mafaranga yo kwishyura producer wehora tubwira urabwira abakunzi bawe ubundi message ndishobora neza kizaba cyane abasaba cyo n'inkunga y'amasengesho ndetse na platform zimwe na zimwe mukajya mugenda mukatureba ukoresha ize platform umuntu agushaka kubona yakuboneraho ya nkoresha TikTok witwa gute kuri TikTok kuri TikTok nitwa Shambo okay kuri Instagram witwa Instagram naho ni Shambo okay indirimbo zawe sasa zizajya zica kuri iyi platform kugira ngo abantu babe bagiye babe bategereje ya kubera ko nta mbona itari byajya mu murongo neza ni Instagram na TikTok gusa okay YouTube bizaza nyuma okay ikindi wasaba abakunzi bawe ku Butare Media niki cyangwa se akandi kantu umva tugiye tutakubajije umva wabwira abantu bagukurikiranye nakaye ya akantu nababwira abantu bankurikiranye ikintu nababwira nyine ni ukugana ni ugufasha abantu babona bafite talent haba mu buryo bwo kuririmba ndetse n'ibindi nyine kuko mu buzima busanzwe hari igihe umuntu ahora n'ibimuca intege abantu bandi kuko aribo baduca intege abo ngabo nyine baca abandi intege bakabireka hanyuma bakaba abo kutumotiva kuko twese biradufasha mu buzima busanzwe yes motivation mu buzima busanzwe nicyo kintu cy'ingenzi Shambo ndeka mwite Shambo niba ubikunda ntago mbizi hanyuma Shambo ubu ngubu umuhanzi ukunda mu Rwanda ninde ufata nka role model wawe kwari benshi urambwira ni benshi bose bafata kimwe urambwira nka babiri byibuze ya umuhanzi nkunda mfata nka role model wanjye ni bariya ba James na Daniela right cyane mba numva namera nkabo hanyuma nkanabarusha ukabarenga birashoboka cyane kandi uririmba neza nakubwiye ko uririmba neza bizashoboka hanyuma se wa kabiri umuhanzi wa kabiri
Israel Mbonyi. Wow, Israel Mbonyi. Hari akarimbo ka Israel Mbonyi kaba kari hafi se ngo turirimbireho gato. Menye kutarobanura ubutoni uwangukiranukiye wese uramwemera ineza yawe nyinshi yamenyekanye ku isi hose ku ivuko y'iwacu naho bararirimba banezerewe ningerayo nzababwira ya mirimo zaririmba rwa rukundo wanyeretse uko iminsi hayindi sinzibagirwa. Urimo uraririmba nkumva umutima ukesha rumeza. Hanyuma ujya wumva indirimbo zitari gospel? Nazumva ntabwo nahakana ngo ntabwo nzumva kuko nazo ni ibishitani. Wapi ntabwo ari ibishitani ahubwo nyine nazo hari igihe nzumva to. Umuhanzi bita Meddy uramuzi? Meddy ndamuzi. Wakiriye gute kumva ko Meddy avuye mu bintu bya sekira kaza muri gospel? Biriya ni ibintu byiza cyane byanshimishije. Hanyuma se uba muri korali? Yego. Korali se ni ibanga niba atari ibanga korali yanyu yitwa gute? Ni ministeri yitwa Light of Day Ministry. Light of Day Ministry. Okay, mukorera he? Light of Day Ministry ikorera Karongi igakorera ni Kigali. Okay. Hanyuma ngira ngo tugana ku musozo hari utuntu tw'utubazo tujya tugira tukabaza abantu ku Butare Media utuntu tw'uduchallenge duto tuba turaho dusanzwe sibyo uraza kumbwira nguha amasegonda 5 yo gusubiza mbwira ikibazo nguha amasegonda 5 yo gusubiza sibyo kuko wambwiye kuri Mbasekira reka twibande muri gospel cyane sibyo Yesu yavukiye Bethlehem. Okay, papa wa Yesu ninde? Joseph. Sure. Papa wa Yesu ninde? Ni Joseph. Hanyuma ntari ubwo nyine abantu badukurikiranye baraza kutubwira neza niba papa wa Yesu ari Joseph. Hanyuma umuntu wa mbere wabayeho ku isi yitwa nde? Wa mbere wabayeho ku isi? Yego. Kuko tubizi neza ko mbere na mbere Imana irema yaremye isi n'ibirimo byose ako ntiyarema umuntu. Yego. Uwo yaremye bwa mbere ni Adamu. Okay. Hanyuma Adamu abyara Eva, yego. Right? Eva ni umugore wa Adamu. Hanyuma umwana wa Adamu yitwa nde? Afite Abeli na Kayini. Hanyuma rero urambwiye ngo afite Abeli na Kayini, sibyo? Hari n'abandi nuko ntabibuka neza. Okay, niba utabibuka neza ikibazo cyanjye buri uragisubije. Hanyuma se okay, reka ngugarukiriza aho ngaho. Wambwira verse imwe igufasha muri Bible? Verse imwe imfasha niyo muri Yohana 3:16. Vuga ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mase ko Imana yakunze abari mu isi cyane icyo gihe ubu twebwe iradukunda cyane nta muntu Imana yanga. Iko ubwo ari twe bari mu isi cyane icyo gihe natwe turabungubu se Imana yakunze nabaye ko twe nta testimony dufite. Nese natwe se turi mu isi. Oh my God, wadufasha tugasoza usengera abantu wenda bakurikiye ibiganiro byacu hanga ku Butare Media niba bikunda agasengesho kagufiya ubundi ukagira n'ikintu babwira tugahita tugusezera ukigira mu mirimo yawe isanzwe. Nabasengera nta kibazo ako mbere yo gusenga ndabanza mabwira. Nta kibazo. Ikintu cya mbere nababwira badukurikiye bakunda Imana kandi bajye basenga kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu niwe wabivuze ngo dusenge ubudasiba. Mu byo dukora byose twiragiza Imana kuko niyo mugenga wa byose kandi ni nayo dushoboza. Murakoze. Thank you. Wadusengeye se ntabwo yadusengeye. Sengeye n'uyu mugabo uri kuri kamera byamubanye byinshi. Hari ikintu wasaba abagukurikiranye ku Butare Media dusoza?
ikintu nabasaba ya ikintu nabasaba dukomeze dushigikirane so waba dusabe gukanda subscribe we mbiri mu gushigikirana. Thank you. Urakoze cyane watwibutsa ahantu twagusanga imbuga nkoranyambaga ukoresha ubundi. Ya ahantu mwansanga ni kuri TikTok ni Shambo, Instagram nabwo ni Shambo. Thank you. Urakoze. Ngira ngo abakunzi b'Utare Media ni mu mushaka tuzamugarura. Reka tubabwire ngo ciao.